twigarukire kuri RBA ubugezeyo sangahe saa tano muze amakadamo wari ugezeyo nayigezeyo ubu kubitanye nande nakubita no bitanoza mu bicu ni wari umbwiye ubu ugiye mu bicu mbanye mu bicu namwe ngo yitwa mu bicu nenda nanjye niko jitafu amwe reka twikoze mu bicu mbanye mu bicu abo buze mu bicu bicu bebaye ibicu nuko nyine uko Rakise muhura mutewe Raki twaragiye tumaze kugenda nyine ubwo ndazamuka ahantu bapakira mbanagiye maze kwagenda ariko mari kuri RBA n'abarinzi mari bro ibana tuje bwa mbere winjiye nuko bwa mbere ngiyeyo mana nyine numvaga ari ahantu nyine nabonye hano hareze cyane gusa ibintu byabo byose ni kuri gahunda ni ku murongo byose ni ku murongo kose ni ku murongo shima abanyamakuru bose bakora kuri RBA yego hanyuma utangiye gutwanya indirimbo 10 rero iya mbere bayihe ya mbere yabaye indirimbo ya Israel Mbonyi yitwa ngo ikize umusirikare ubwo iya kabiri yaje kuba ari indirimbo ya ndakeka twaragiye ise amwe bitaho indirimbo ya Tabgeng amaganya amaganya iya gatatu haje indirimbo ya Knowledge mu bicu nabo nanjye ngirafashe wa mukobwa bita noza Young Grace yitwa ngo ikize iyo ndirimbo ndayibagiwe kubera isenda yego iya kane haje indirimbo ya ndakeka indirimbo ya noza ya Tupac Machiavelli ya ndirimbo nako ya noza ya bamwita Lakeri yitwa ngo ikize iyo ndirimbo yitwa ngo ni Popo iya gatanu yaje ari indirimbo ya gatanu yaje indirimbo ya Ndera mu indirimbo akabidi kumuroza ya Pifura iya gatandatu yaje indirimbo y'inoza amaganya Tabgeng kandi amaganya we wayishyizemo wayishyizemo yego ubwo yajemo kabiri hanyuma ukomeza mbaze yego iya karindwi hajeho indirimbo yitwa iya karindwi ndumva araje indirimbo ya Ndera yego ubu uri kure cyane agasana gatangiye gukora yego iya munane n'uyu baza ni ya 9 n'iya 10 sinzi kubaza ubwo nyine nizo kuba zisubije nabyo ni amahoro hanyuma kuri RBA wavuye sangahe kuri RBA igihe sibwo n'ibyangwa nakirebye oya ntabwo nirebye ku gihe tu nakorera koze maze gukora ndasohoka mbitanye uhita wigendera ariko RBA ni ahantu hadanje aho zita kera wari uzi ko wowe RBA wazayikandagiramo njye najyaga numva RBA yawe hafi yawe ikintu cya mbere ni amakuru ngo ngiye bafite akaradiyo ngo baza aramukecuru avuze ngo bafite akaradiyo baza kumusebo yego njyaga numva umwana nanjye mu ijoro ata ahantu nzagerayo numva bapifura babakeneye numva batavugenge abana yako bikoze nzara bize ko watangiye gukabya inzozi rero bimwe biragenda bikunda n'umwana watangiye gushaka visa se visa nyine byose ni mu mutwe bro ntabwo niba imari nambukije James Kwamida nakubita RBA ngakubita yego asigamuka tukazamuka tukajya kuzica ubu harakurikiraho hehe tukajya kuzino channel ziremereye yego bayirene ugakubita sigaje kujya ku Isimbi TV haje ntabwo nagiyeyo twasabe cyangwa wagiyeyo na nyamara mwe ndabisabe no batwarakoranye mwarakoranye ntabwo mbyibuka neza ariko wa umwe mu munyamakuru bitanga niba ari God Goodwin Big Goodwin mushike muri amufroye Big Goodwin Big Goodwin niba ari Big Goodwin ni umudirector wa mbere mu Rwanda twarakoranye ibi mwarakoranye kuri ya podcast ibi nawe uramwemera ibi nani mfasha ni boss wanjye ajya arundaho ni ukuvuga ngo wari ugiye gukuraho urujijo abantu bavuga ngo wazimije nzovu ngo wazimije yaka yego yaka uramutse adahari yego nzovu ntabihari yego nzovu idahari yaka ntabwo yaba ahari jitafu ahari nzovu ntabihari ni groupe se ni ukuvuga ngo ntabwo ari groupe ariko twebwe ni ukuvuga ngo tuba ari kuzuzanya yego ntabwo twe tubaye kugira ngo inzovu ryo wangana jitafu cyangwa jitafu ryo wangana akamwana ntabwo nta n'umuntu no muri industry ntabwo muzigiramo bibona twebwe urabona abasitari bashobora kujya gutya ugasanga wenda tugamira byamamare by'abahanzi n'abahanzikazi b'abakobwa
ugasanga umwe aravuze ngo amutwariye umugabo cyangwa umukobwa umwe atwaye umugore wundi hari umugore nako umugabo agatwara umugore n'umugore nawe agatwara umugabo yego si kimwe kuri kimwe no baranza bagahangana ni ukuvuga ngo twebwe muri industry ntabwo ngiye jitafu najya kwiga njya gutwara umugore wawe akamwana ntibishoboka wawe n'uwawe ntabwo yihigiye uwandeze sibyo ni ukuvuga ngo rero yakamwana afite umugisha we inzovu nayo ifite umugisha wayo na jitafu afite umugisha we bainoza ba mitutu bafite imigisha mbese no kuvanga buri wese agira umugisha abakomedian bose navuze muri kano kanya bose buri muntu n'umugisha we hari indirimbo y'izokoza kera y'umuhanzi baririmbye babatera amabuye kandi abahanzi bavuga ibintu by'ukuri yego bavanga umuntu ngo yikanira umugisha wundi umugisha wawe yikanira ute ukanyibuye ntabwo bishoboka ko wakwikanira umugisha wawe ndetse kuvuga kugezweho nyine abo wabazimije nyine ibuye wahita uryituma none se ko bavuga ko wazimije umwaka ubaho koko ikaze kuri Voice Official 250. Yes, nizere ko mumeze fresh sana, nizere ko mumeze neza cyane ngo mudukurikira kuri Voice Official 250. Jita mumeze neza? Tafu. Ububyuke kuri ka breakfast. Nita breakfast sita. Breakfast sita? Kandi turi mu gitondo. Nino no kuvuga ngo ngere ifunguro ryanjye. Hari ukuntu umuntu irira nona. Kongera kujya sangahe ninjoro. Reka. Ubwo urumva ni breakfast sita ne break mu gitondo. Na ikaba irimo na dinner. Na dinner. Ubwo dinner no kuvuga ngo ni ifunguro ryarise. Hagati ya saa 8 na saa 9. Hagati. Dinner ni saa 8 saa 9. Ngo dina ni saa 8 saa 9. Oya ariko ntago ugiye kimeze neza n'amahoro se. Ushameze neza kabisa. Igisari ko no bamindoye. Agisa amara flexion mani mandiri. Ngo ngo dina ngo ni sangahe? Dina ni saa ni hagati saa 8 saa 9 z'amanywa. Z'amanywa? Ubwo se ranch none. Ranch yaje bari ibikiburi. Nifo ako no kagirife kari hano kabayikiza. Woyike. No kuba akana kaboro nakagirife. Nakagirife. Nongo nabusona bagafite. Nabusona bwakafite. Yo tapura amahoro ariko ibintu biracamo ako se ejo kwamwe ngo giye kurara biyo wagiye gukora iki biyo ngiye gukora ikiganiro narakise nzaye imana oya namujana bitanga Moses oya witwa mukiza Egide ni umuhungu se ni umujama witwa Egide kurara biyo witwa Egide mu kiganiro cyitwa ngo ikiza nyine ni kwa kundi akubwira ngo ihitamo indirimbo 10 yego wakunze nyine cyari Joshua Joshua kwa Joshua challenge Joshua challenge none se ngo wagiye muri RBA ku isangaye ejo nagiye ku isaa saa 5 zuzuye mu kadomo ndi kuri RBA saa 5 mu kadomo ya hafi yawe lakini Nzeyimana waramubonye se lakini Nzeyimana namubonye mbona wa mujama bita mu bicu yego mu bicu niwo bwa nyigira kuri gate yego twese duhura none no kwakiriye arambwati banyisha mu bicu ndavuga nanjye ndi mu bicu yego ibicu babibaye ibicu birakubitanye ibicu bigikubitana kagakora karacyarimo ariko mu desformo ko akoshize mu rusenda rwinshi urusenda umuntu impamvu umuntu agira urusenda rwinshi rutuma umuntu muri umuntu agira urusenda rwinshi ntabwo bishobora kumujyana mu noza mu ngeso mbi zo kuba zajya mu biganiro ngo ubone abakobwa ugira irari kare kandi urusenda ngo rwongera ubushake aho yaba arabeshye wari no kubeshye urusenda waruriye ahubwo ijambo gushishikariza abantu yego urumva njyewe ntabwo nabishishikariza abantu kugira urusenda kuko urusenda nyine icyiza cyago iyo waruriye ugira ubukonje bwinshi ukumva muri wowe nta bintu by'ibisati n'ubu uhagaze n'abakobwa babona ukabona ari abantu basanzwe kumbi none se Jita yego nta muntu uzongera gukora kuri telefone nawe usigaye utanga umubare w'ibanga se wizihiwe oya ntabwo ari umubare w'ibanga ni umubare w'umutima ni umubare w'umutima yego Jita noneho tugusanze urimo wirira udushyimbo iyi niyo breakfast yawe iyi ni break saa 6 akaba ari break ya nimugoroba akaba ari break ya dinner base oya ubu buririye rimwe se ni ukuvangira ifunguro ndarire nzongera kurya nijoro
kuko mba mfite akazi kenshi mba nigiye kwigira mu biganiro ntabwo mbona umwanya wo guteka urumva rero ngize imana ngahita mvuga ati ducapati nk'utu baza ngo dukorera heza abantu bagira capati nziza we capati yumutse cyane ntazikunze pe urabona ko ntabwo za capati bababura cyakora nanone nziza cyane cyakora nanone capati yariwe na jitafu aba ari neza cyane n'udushyimbo n'inyama ubundi kera ibi ifunguro riri kera ku bw'abami kera ku bwa bari abamu kera se wari uriho banoza ba Rudahirwa bano ajya bagiye ngomijana hajya Mukanzogera nawe umwana nuzo urabo sinze kumva mu makuru nizo kumva umugore nawe icyamamurekazi witaga Mukanzogera nawe umwana cyangwa Mukanzogera ntabwo umugore muzima hano namamaye cyane waciye ku maradiyo atandukanye Mukanzogera niba umugabekazi ariko uko biri kose wandebe muri nimero nyamahondo muri telefone ya Gitafu arimo aramamagara mumvugishije ako pazo masabi no kununga kumusakiremo urusenda rwinshi ni ukuri urusenda rwinshi pe mana nabare ni ukuri bashyiremo urusenda rwinshi nta n'ikintu urimo kunywa tukaba tugeze Mukanzogera Mukanzogera nyine niba ari umugabekazi urumva nawe ubwo yabaye mu muwe mwaka nanjye kera cyane barana n'abantu turi muri generation imwe kera cyane muri generation imwe uri muri generation imwe n'abagabekazi ujyamo nimero nyamahondo se n'amabondo ujyamo nimero yo hariya muri phone yawe ngo mpamagare nayirimo ako nyamabondo no urafite se aba mwumvugishije mbwiye ko ni mu kiganiro hasi yego twikomereze none ngo kuri generation y'abami wari uriho nari ndongeye Gitafu gasufite imyaka ingaho ubwo ngubwo ubu ngiye mbarirwa ubu ngo urebye tuvuge nageze mu majana ijana ndayirenga mitangira mu ijana mirongo itanu ndazamuka mbanikoje mu ijana mirongo irindwi mbanikoje muri 200 bandamanutse bajya muri muzehe kwizi wagiye musubira nawe hara kwa kwirisi nagiye muri muzehe kwizi wagiye muzehe kwizi man icyo gihe bakabajije ikihe kibazo bambajije ikibazo ahubwo babona umwanganaga kera ngo bakundaga gukina utuye dukino yego Pinisnese ngo ngabana bakunda gukina no tunyo navuga ati umusaza abana bawo yahise nganda akanyenyeri muri muzehe kwizi wagiyemo muri muzehe kwizi urumva ne maze kujya mu myaka 200 ndazamuka birazamuka marikoje muri 300 tuvuga ngo mu myaka hafi muri 600 ubu niho ugeze muri magana ngahe 600 ubwo wavutse mu mwaka ni ukuvuga ngo ni kirumva ni kira hake kira hake umwaka ubaho ko niyo mpamvu mvuga ngo inyama niyo nabiremba ni inyama unuvuga inyama zawe zabonetse inyama n'utuntu yego navugishije ibishyimbo byo kuvuga ibishyimbo ngo inyama uravugishije kubera udushyimbo ariko se ubundi ukunda kurya iki ubundi ukunda kurya iki mu buzima busanzwe ese ko muri ibishyimbo ngavugishwa uba ari inyama byagenda ntabwo turakoze kombo navuga ngo mu kiro ka burushete bagushyira ka burushete ndawazi mucyo nagaruka tutatu mutuma utangiye kuvugishwa urazikomboye kabisa ubundi ukunda kurya iki se ubusanzwe ubundi ngiye mu buzima busanzwe iyo nariye neza nkunda umuceri agapirawo nkakunda agapirawo nyine ari numvisha biyita ngo niba ari chipusi niba ari chipusi sinzi ahantu nagiye kujya ahantu yo mu kahoteli barambwa ngo tukorere iki nyine ndavuga ni munkorere umuceri ifiriti munkorere umuceri munkorere amashaza ku ruhande inyama barambwa ngo mugiye kunkora ngo ibirayi byitwa ngo chipusi murebe chipusi ndavuga ni icyo chipusi si ifiriti nese chipusi niyo kifiriti ni ifiriti nyine njye bambwe chipusi ni chipusi wowe bakureye rice na chips rice ubwo ni ikiyo rice ndabizi ni umuceri nyine umuceri ni ifiriti ariko ubwo ari umuceri nyine umuntu utetse mu buryo bwa rice nyine badukora akabushete yego uno umuceri utetse mu buryo bwa rice ndakeka ahari Gitafu nawe urumva umuceri ugiye kuba rice se gute se mu Rwanda hose tuzi ko indyo y'umuceri itajya ihinduka n'amazina y'umuceri ntajya ahinduka
wari wumva mu ishuri hano umwarimu uvuga ngo umuceri bashaka kwita iyindi nyito wenda mu cyongereza yego ngo uvuga umuceri mu cyongereza twumve rice nyine ni rice hanyuma mu kinyarwanda ni umuceri wow hanyuma ibishyimbo mu cyongereza ubwo byitwa muki ariko byitwa mu cyongereza byitwa kati kati ibishyimbo mu cyongereza byitwa kati nose ubwo kati mu kinyarwanda njyewe bimaje mu cyongereza ubwo ntabwo kubisubiza mu kinyarwanda ubwo bishyimbo byitwa kati hanyuma si pusi kitwa muki mu cyongereza pusi muri amasaha koko bro amapusi uzajya kuzana muri bino biganiro agita nawe uri kure cyane abantu wese ugera ku ipusi koko umwaka wawe koko ese iyo nkoko byaje kurangira ipfuye mbese ugita muri iyi minsi bimeze bite uri kuri movu ahantu bavuga bati inzovu nayo akaba arabazimije ariko biriya ngewe reka dukureho urujijo yego jitafu nzovu adahari pakistan arimo aramamaga mwitabe ko bavuga ko wabajimije ni ukuvuga ngo njyewe jitafu yego uburyo nkoramo n'uburyo natingamo butandukanye n'ubwo barabukobeho biri different bro njyewe ikintu cya mbere bijya bibwira abantu bajya mu kwimisha kubibaza yego jitafu yarize cyangwa abatubeshye oya warize njye nabivumbuye wanakuvumbuye njyewe ubyica ubishaka wenda bagira ngo niba abantu bisi ya none ikeneye abantu bakeneye ibyishimo baha ibyishimo yesu utajya kuba irungo kandi basabye ibyishimo oya nanone baha ibyo basabye urumva mani ni ukuvuga ngo rero bari abaji bafite ukuntu batinga nanjye mfite ukuntu natinga kandi njyewe nubwo bazigera bambura imihanda mani ntibishoboka urahari njyewe imihanda ndayifashe nyifashe ni ukuvuga ngo icyo nyine ni iki kimwe nzaza ava ku kintu njye ku kindi ntabwo nari nazo ubu ntabwo uracyari mu myitozo iyi ni imirabyo inkuba ziri inyuma njyewe mfite ingunguru z'inkuru mfite amakamyo mfite imisozi y'inkuru amatoni y'inkuru njyewe hari ahantu nakodesheje inzu nabitsemo izo nkuru inzu iruzuye byagira ubwoba ko muzapfumura inzu bakajya kongera inkuru zanjye inzu yaruzuye inzu yuzuye inkuru gusa mu cyumba kandi iyo nzu n'abana yifungura n'abana itangira buri munsi ijyamo iyo mbere yo kujya byuke nako mbere yo kujya ngira ahantu njye ndabanza kujya kureba iyo nzu nkara abantu namoti njye abantu nashize inkuru zanjye ubu ugiyemo uvuye muri iyo nzu ubu ujyana uvuye muri iyo nzu yego uyu munsi ukuyemo iyihe nkuru iyi nkuru nkuyemo ni iyi ngiyi bazane nyine iyi ngiyi ndimo ndabatama mbese jita abantu bavuga bati bagufitiye ngo ishyari bati jita afatanye gutera imbere n'iki abantu bagufitiye ishyari ry'iki kandi umuntu wese agira umugisha none se reka mwereke ibi bintu nibyo njya nkunda kuvuga cyane urabona ni nka ibi bintu impamvu mba nkunda kubivuga ibintu byo kuvuga ngo wagira ishyari ngo bikomeza kurigira wowe ishyari wowe uzashiduka watakaye mani njyewe ndajyaga mbona ba pifura kera nkabona tabwenge nkabona ba peti b'amaburikaraga nkabona ba keti kavuyo mani nkababona nkavuga ntagire ibintu nzabigeraho mani ba diplomate bariye reba muri Kosovo mani reba no mu camarengera ngire mugo ese ko mbona mwiheke imitima yanyu yishwe n'agahinda ese n'ubwoba bw'urupfu eminesi yababereye intume isezerano rya kera rizasohora nawe icyawe kizitabirwa wirirwa ku biriyo by'abandi nawe icyawe kizitabirwa ntabwo utinya gupfa iyo ugeze ku kiriyo nugeramo ubwoba iyo ndirimbo umujama yiririmbye ayisaba none nawe kwiririmbye njye iteka ntabwo njya nkunda kuvuga ku nkuru z'ipfu cyane ntabwo dukunda cyane bro ndetse nawe kwiririmbye buriya njye no gukina mu ahantu umuntu akayiresha ndi mupfu nta mbwani ijyane iyo casting yihore ushobora gukina rero imfatsi bishoboka ku iyi ndirimbo nawe iririmbye iyo ndirimbo nawe kwiririmbye iyo ndirimbo ntabwo njya wirimbye ubu ni yahise abunaga wari byara karasima byaragiye kera ikiriyo cyo baracyitabiriye se ibaze ariko kugira ngo wandike ngo wirirwa ku biriyo by'abandi nawe cyawe kizitabirwa bahise bitabira iki bahise bitabira iki ni ukuvuga ngo iyo ndirimbo icyo ishatse kuvuga wowe wita ku byawe wita ku by'abandi wowe ukibagirwa ibyawe
ni ukuvuga ngo nibyo iyo nyine isa nkaho irimo ibiri yo ariko abahanzi barazimiza ntabwo bafata ibintu ngo yerure akubwire nk'uko Yesu ajyaga avuga mu migani sibyo ariko nk'umugani Yesu yigeze kuvuga utajya wibagirwa n'uwuhe umugani Yesu yize kuvuga yigeze kubwira niba ari Yuda Iskariyoti aravuga ati ndabizi ko ubunyi baraguzaho ati igihe kizagera yaba ati n'ikimenyetso isakira irabika gatatu karangiye wowe ndabizi uzadaburiza ndabizi avuga ati igihe kizagera ibi isake kabika araho yamurabe no namwe gatereka ngo rabure we Yuda wowe aravuga ati dore ngiye gusenya inzu muzayisenya iminsi 3 ako nanjye iminsi niba yavuze bazayisenya iminsi 3 ako naye bazayobotse iminsi 3 sinzi uko nabivuze ako muri comment bazabitubwira bo buri abantu bahise ako se Yesu ko bari bazi kare mu mitima kuki batikeza kumugambanira kandi bazi kare mu kureba mu mitima yabo Yesu arakugambanirwa kwa Yesu byari imigambi y'Imana yego nyine byarabaye Imana irabona ko yaravutse mbere uko avuka nyine hari ibintu byinshi byabaye birabizi mu nkuru abantu bagenda basoma biriya barabizi yego urabona ukuntu ababyeyi babaye urabizi ukuntu Herode yatangiye kumubwira ari umwana undi mwana wo kujya avukiye muri maternité nk'abandi bana ko munuza mu bitaro nk'abandi bana bajya kujya avukire mu kiraro buriya kwari kugira ngo babashe guhangana n'uburinzi bwa Yesu yego kuko iyo atavukira mu kiraro ntabwo twari kuba twarafotoye ubu ngubu twakuba twita kuko byabaye kugira yavukiye mu kiraro Herode atinda kubimenya umwana barimo arakura ejo ibintu byabaye haba harahiye yavutse hashize iminsi mike twitagatari yigira imihanda akajya mu rusengero akajya n'iki urabona ko yakuza ari umuntu ukunda Imana cyane ariko si isomo ryiza ko abantu bavuye ko gukurira mu Mana bajya gusenga buriya Yesu n'umuntu abantu benshi bakabe bigiraho buriya Yesu nuko nkunda kumwitije nyine bakavuga ngo mba natumva ngo nagiye ku yindi se cyangwa nagiye kundi mubumbe ariko Yesu ni umukobwa cyane Yesu nyine ni umwana w'Imana Yesu arareze Imana afite ibintu byinshi avuze ku buzima bw'umuntu wari iki utajya wibagirwa kuri Yesu icyo nabyo nibagirwaho ni ukuntu ya mugabo yamukunzwe yamucumitse icumu mu rubavu ngo none amaraso ye yavuye mu rubavu ngo niyo yatumye agira gute niyo yejeje ibyaha byacu byose by'abari mu isi Mana Yesu ararinde abatinde Yesu ni umwami w'abana akabantu bose n'impamvu batemera Mana Yesu ngenda mwubaha n'ubundi ugiye kujya nkunda kwibwira abantu nugira kuri Yesu ugishiraho akadomo koko ako tutabona ubona rimwe ngo uzanakizwe ukajya ubwiriza kuko Bibiliya urayizi Bibiliya ndayizi Bibiliya narayize kandi Yesu ni inshuti yanjye sinzanamureka wakora asiga ku bitero Yesu ni inshuti yanjye sinzamureka yangiriye neza sinzamureka weruka mu rusengero ryari hashize imyaka 15 ufite mu rusengero nese bino bintu umuro gufite Bibiliya njyewe Bibiliya narayize nize teologiya cyane buriya Bibiliya narayize mbona impamyabushobozi yayo yego nyine Bibiliya ndayizi Bibiliya ni inshuti yanjye ufite wize teologiya Bibiliya narayize pe kandi wajya kumbwira ko wize maternité narize maternité ariko se naragiye pfira ku ishuri ntabwo nahigiye wagiye Bibiliya teologiya ubu ufite lisansi muri teologiya yanjye ndayifite hajya ni isomo rya teologiya ni isomo rya teologiya ntabwo umuntu yabana abantu b'abapasiteri ibiki barize teologiya yewe ndabaga ndi kumwe na ba Tereza n'uwitwa Tonzi uramuzi nawe arafite master arangije masters muri teologiya buriya yagukoma cyane mwagakubita imirongo yo muri Bibiliya ukibuka ugasara buriya yakwica n'amagenda mbese bini kuko abantu ko bavuga n'ibyo ushobora kuzaba mubwiriza minsi iri imbere ukava mu by'isi niba abantu ariko batangiye kubiporopoza ubwo ni Imana ifite ukuntu nayo cyangwa irimo kubiporopoza ariko njyewe Imana igiye ati jitafowe namuneka abahungu banjye batimo nabatamo abahungu n'abakobwa nabatamo njyewe icyo nyine Imana icyo umuntu afite ibyamuzanye no ku isi nk'uko nisanze muri zino za comedy ngisanga no mu bindi n'ibyo bishoboka ko nabyisangamo simbizi ariko impamvu nkunda kuvuga Yesu cyane simbizi urumva ni inshuti yanjye nyine ni G yanjye cyane kuko umuntu yari inshuti yawe ntabwo ahantu hose uranamusuzwa rwose uramuvuga ndamusuje cyane ariko ni ukuvuga ngo nyine gukizwa niba ngo n'ibibanza byakira none se cye nabikora iki kintu cyakira birenza ubwo ugera iki gitekereza ko hari igihe wazakizwa se ukakira Yesu ku buryo ni ukora ivugabutumwa kandi naramwanya ndetse ndamwakira kabiri kandi ari inshuti yanjye ariko wa mugani uri umwana wa Yesu cyangwa umukozi w'Imana
si bino bitandukaniye. Yesu ntabwo yigeze abyara. Yesu yareze ava mu isi hajya mu baby friend umukobwa friend wa nyine girlfriend. Yesu nta girlfriend yigeze akira kandi ubwo kuri umwe Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam we n'umwe mu bantu Bibiliya nako Qur'an ivuga ko yashatse abagore bagira muri bangaye. None se ko bajya bavuga ngo abana b'Imana Imana yarabyaye abana b'Imana abana b'Imana twebwe impamvu bavuga ko turi abana b'Imana none se tuganire yego ubu papa na mama iyo babyaye umwana bamwita gute aba ari umwana wabo yego none ukuvuga ngo rero niba Imana ari papa wacu umunyatwe turi abana bayo gusa none nuko abantu babyakira uko bitari ubundi ibyo by'iyobokamana ni kireka kubyumva kireka ngene umuntu kamera n'amasaha 60 kwivugira iyobokamana uzavuga ati ngenge kugwikiraniro cy'umwaka wose ubwo nzicira kuri kamera mbivuge duhere ku murongo nzazagira kuri kamera imva njyame aho ngaho nini cyo ngomeze ibiganiro nuvuga ngo ni mpaka iminsi yose isigare ku isi kamera iriho iriho nukuvuga ngo rero ibintu by'iyobokamana Imana bareke yitwa Imana ubundi Imana ni Imana nyine Imana yagiye ibiyereka kenshi Imana yagiye gukora ibitangaza byinshi cyane reba muri za Bible hari umugabo wigeze kwigira inoza ngo akajya yirwa reba nk'uramugabo bitaga Sawuli ngo yajyaga gukunda kwica abantu Sawuli ndenganyiriza iki urumva umuntu yajya kuvuga Imana Sawuli akaba aramumenaguye umuntu yajya kuvuga Imana Sawuli aramumenaguye Imana ngiraza kumuremanuka avuga ati yewe Sawuli we udenganyiriza iki igihe ngo cyaje kugira ngo ari Paulo aba Sawuli wari Sawuli aba Paulo nukuvuga ngo rero birashoboka ko Gitafu yaba Paulo uyu munsi ni minota n'ubu waje kuruko nambaye Paulo wari Gitafu abaye Paulo wari Paulo abaye Gitafu mugahinduranye guhita muhinduranye nukuvuga ngo rero aho isi ukujyanye niho ujya naho Imana ikujyanye ariko abantu basigaye bavuga ati ibintu by'Imana abantu babishizemo ubusikama basigaye bazaro ibintu byo kuvuga indimi umuntu yititiza katika bidafite ubusobanuro uwo bibona ute biriya bintu birashoboka biriya bintu ni umuhamagaro nanjye biriya bintu ndabyemera njye ndibuka ejo bundi mbere yuko manuka njya hara ku ishuri kuri amubomba umuntu yaramanura arambwira ati Gitafu nabo Judeph nanjye nitwaga Tafu gusa yari itarajya yikiriye ku ishuri hariya arangije arambwira ati dore Imana iguhaye igitangaza ugiye kujya hepfira ku ishuri ariko nuvayo ibintu utigeze ubona mu buzima bwawe uzabibona inshuti utigeze ubona uzazibona uzamara ibintu byiza gusa arambwira ati dore nyine riratsubiye kuri abantu ntibishoboka ndamanuka njya ku ishuri ngenda byibuka ndi ari amadide nambaraga umumero wambaye akajipo k'akagore nako ninduza n'ipantaro y'umugore ipantaro ndayambara ihinduka mini ndabifiringa byose byari ubuhanuzi ni nk'umuhanuzi bwarimo burasohora ndakomeza ubuzima nyine burakomeza ndabufiringa Imana iramfasha kandi koko harabura njye haraboro nagezeyo nkajya nangirika pe kwangirika nyine no kugira ibyo utigeze ubura mu buzima nkangirika nanjye najyaga nangirika ibyo biraba birarangira byose bwari warabihanuriwe ndataha maze gutangiye uwo munsi natashye ndabyibuka nafashe inafite inkweto z'abakiriya zose inkweto nafite inkweto nka 300 zose ndazifata najyana zijyana mu kinamba ndazoza maze kuzoza zitera parufe nzambika amarase nzambika indodo nzisiga amapore ndazigurisha ndangije none se uwo mugabo nzamuka hari inkweto maze kugurisha ibiguri 6 urumva nsa nabi nifite bya bikoro bita nzaruhaye twatubaga no tubaga twanzaruhahira ninuza nudufuka bita nzaruhahira nyine bahira baducuriza nuza kwanuza ku isoko rya nuza muri one supermarket ariko rya soko rya one supermarket ryarageze sinzi sinzamuje mamwe ngo isoko ryo muri one supermarket yego twikomereze isoko ry'Afrika urumva ubwo nyine twari turi ku biki nzaruhahira ubwo nzamuka nzaruhahira ndangije nguje babanuze kamera itangira gutyo bro umunsi wa mbere akamwe
araje arambwira ati abantu bagukoze reka dukore ikiganiro kirambuye mbamuteyemo ikiganiro abambajije byaro by'amavuko mbamutayemo nimara kumutama akamuvura agakazi ngiye kuvuga ngo rigane yakuri ya posting numva ngo banuza ngo bapfuka Faustinho utumwakuboko no amadabano mwakuboko ibyo byose biraba birazamuka na smartphone cyo nyene rifite baro kajya ngo ati tafoti wamamaye wakino wa Mustang ndavuga ni toka urumva barabimbwira ndasome phone nyibonyeje ubundi yego urumva mani birangira gize gute bibaye yego aba harahiye koko ahadashya nukuvuga ngo rero n'ibindi bishoboka ko birashoboka cyane gito kwisoreza n'ubuye butumwa abashyira n'ubuye butumwa twisoreza aho bari badukurikiye na hamwe ndo nk'ubutumwa no kubavuga ubutumwa nyine bajye bihangana babona abapete ngatwe b'imihanda twabataye n'inkuru zo kuri Yesu wenda tukabivuga uko bitari bajye bihangana bamenye ko turi birara nyine badufate nk'ibirara iyo umwana kunanira byihangana nyine ukamufata nk'igihomora ntabwo ntabwo igihomora bambabarire ni ukuvuga ngo nyine koko nyine nk'uko bivuze ngo ibintu by'Imana abantu benshi ntabwo bagitinya Imana cyane ngo wumve ko ubundi mbere nta n'umuntu avuga ijambo ry'imwe no kuvuga Imana gusa byaje bitinyitse yahita gukubita ubundi mbere Imana ntabwo yagiye cyezwe ko abantu ubutaka bwajyaga bwasama bugahita bwira abantu ako bano bari montage oya byabayeho Imana yarahanaga ubu ngubu rero kuva yamaze kuduha umwana wayo ni ukuvuga ngo Yesu urabizi uko ngo bamaze kumucumita icumu mu rubavu Yesu avuga ngo byose umwenda warahera wose ngo wahise utatamukamo kabiri arangije avuga ngo byose birarangiye urumva aravuga ati buri muntu wese agegerera no kujya kuvuga ngo ntabwo yo gushaka intumwa nta ntumwa tubigerayo aje avuga ngo byose finito nanjye rero byose rangije asanzwe ari gito avuga cyane abantu bakoze cyane kudukurikirana mukomeze kubana natwe mu biganiro byacu bitaho Imana namwe